bakunzi ba Gakoni TV, iyi ni wa mwanya twahariye ikiganiro cyo kuzamura impano zitandukanye. Njyewe muri kumwe ni Nawaz Ramazan mu kiganiro, tukaba dufite n'umutumirwa yatangira twibwira. Amazina yanjye banyita Muhirwa Steven, ayibanza banyita Jay Boy. Nkaba nkunda umuziki wa hip hop kandi nkaba ndi umuhanzi. Watangira twibwira nko mu buhanzi bwawe ko bwatangiye, urabizi n'ukuntu abahanzi mugwamo nimwe mubizi simbizi. Amazina y'ibanze bakanyita Jay Boy. Jay Boy umwana w'umuhanzi wavukiye mu Rwanda, hazamuka avuza amakondera bakava mu nzira, nta miyaga avunira mu mavi kumwiteza, ni ukwibabaza aragukubita agasiga ibisebe ku mutima, hazamuka adunda akamanuka adunda, umwana w'umuhanda. Nk'uko mubyumva Imana irahari, uyu mwana ararenze. Nk'uko mubyumva banyita Jay Boy. nk'uko tubyumva ngarakubita Yes. agasiga ibisebe Ku mutima. Afite ikinyarwanda cyinshi. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 10. Imyaka 10 yonyine. Yes. Impano ziracyahari mu karere ka Kayonza. Ku myaka 10 yonyine gusa. Iyo ndirimbo niyo wiyandikiye cyangwa hari umuntu ayikwandikiye? Ntabwo atari ko gutangira nivuga, ntabwo ari indirimbo yose. Yes. Hari indirimbo waba ufite? Ndazifite z'ama-hip hop. Z'ama-hip hop? Yes. Watangira utubwiramo hip hop imwe yawe. Yarababaye kugeza n'aho tumviye ikibaye, yarababaye kugeza n'aho tumviye igikomye, yarababaye kugeza n'aho tumviye ikipaye, yarababaye kugeza n'aho tumviye igikomye, bago y'ubuzima tumbagira gake n'amiyaga, hoya hoya suku kwanga ubuceri bw'umuhanda, batwaho gato wagiye kwa muganga, ibyo byose n'ibishoro, ujya dura n'amagorane, hari abavuka ari bimane we, hari n'abavuka ari bane, ibyo biterwa n'amayoga, ndabusika mwisuka. Yarababaye kugeza n'aho tuviye ikipaye, yarababaye kugeza n'aho tuviye igikomye, yarababaye kugeza n'aho tuviye ikipaye, yarababaye kugeza n'aho tuviye igikomye. Abana b'umuhanda ntabwo babwiriza icyo gukora, ibyo mbona sinzi niba nawe udashona, ndakubaza ugahindukira ukambaza, maniga y'imitsi murabaza, urwaye ntamenye ibibaye muri ako kanya. Jay Boy umwaka wa 2 no gucakaza. Yarababaye kugeza n'aho tuviye ikibaye, yarababaye kugeza n'aho tuviye igikomye, yarababaye kugeza n'aho tuviye ikibaye, yarababaye kugeza n'aho tuviye igikomye. Abakene bararira bibaza impamvu batabona impamba, gikana umuhini jugujugu mu mirima ya rubanda, wirira mwana we wacu wavuye umuhanda, wariye umwanda dukuye arubaka njya gushaka ingange. Gira Imana we, gira Imana sha, gira Imana ni byose ngesho nateraga ngiye kuryama, ngize ngo nditsa ho gato, ngize ngo nditsa bimba nibamba n'amabanga. Nk'uko mubyumva uyu mwana arashoboye. Ni Jay Boy turi kumwe muri studio za Gakoni. Wa mwana we utangira umuziki wawutangiye nko mu wuhe mwaka? Umuziki natangiye mu 2017. Hashize imyaka 3 utangiye. Waba ufite umuterankunga ku ruhande se? Kareka. Nta muterankunga ukeneye. Ariko umuterankunga urumva umushaka, amubonye byaba ari byiza. Byamfasha. Wagukorera n'indirimbo za audio na video. Hari ukuntu umuntu agira uwo twakwita role model mu muziki nyarwanda, cyangwa n'ikindi cyari cyo cyose impano yose ufite, uba ufite umuntu ugenderaho. Yes. Weho nko mu Rwanda muri rap ninde nuhe muraperi ukunda? Umuraperi nkunda wamwita Riderman. Riderman. Igisumizi. Hari akaririmbo ke wabuze? Ndakazi cyane. Akahe ukaturirimbire twumve. Nawe yarafatanyije n'abandi bahanzi ariko nakubwira rap ke yaririmbye. Nta kibazo, niko dushaka natwe cyane. Vuba vuba ivi hasi impeta nyambika urutoki k'uyu mwari, wamenya asa nk'amata rukumbi shake mu mago yanjye karamata y'isi nitikanike niyoza nishake, nakwitanga haje atake, akeye ku isura akeye kuri roho, musize mu mangumanya mu birunga, arupacino cya ikotu umumateri materi ninya kumutera ishoti. Vuba vuba utakibona inkoko kazi yahindutse nkuba. Mwana flowing Riderman cyane. Ufite imana. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ndagushimiye kuba ufite imana imeze ita, ukaba utajya ucika intege umazemo imyaka 3, ariko ukanga kurekera ugakomeza ugakora bishyashya byinshi. Gusa muri iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyiza.
ku isi hose no mu Rwanda. Ni igihe cya coronavirus. Icyo gihe urakizi? ndakizi. Kuri wowe se ugifata gute? Bifata nk'igihe nyine kitoroshye cyane ku isi hose. Muri urwo rwego rero nateguye akaririmbo ko kugira ngo mpumurize abanyarwanda batamenya ko ari bo bonyine bafatanyije kurwanya iki cyorezo. Byiza cyane, twinjije mu kiganiro n'ubundi twari dushingiyeho uyu munsi. Ni ikiganiro kirebana na coronavirus kuko isi yose niho turi muri iyi minsi, niho turi kureba amaso yacu tw'abanyarwanda. Natwe icyo cyorezo turagifite, tucyitayeho na gahunda stay home, nizere kuyubahiriza. Rero reka tubanze twumve ako karirimbo ke k'icyorezo cya coronavirus. Wakise ngo iki? Nakise kwirinda coronavirus. Reka tubanze twumve kwirinda coronavirus ku giti cye no mu bantu muri rusange. Banyarwandakazi, kwirinda coronavirusi si amashuri wiga, bikore n'umutima ukunze ubengera igihugu cyakubyaye. Karaba intoki n'amazi meza, wirinde kujya mu kivunge ukora ingendo nyinshi zitandukanye. Suhuza ukoresheje inkokora cyangwa ibirenge Imana yaguhaye. Mu Rwanda hari benshi bababaye bazahajwe n'ibyorezo nka coronavirus. Banyarwandakazi, kwirinda biruta kwivuza. Mureke twirinde coronavirus mu Rwanda rwatubyaye. Coronavirus mu Rwanda rwatubyaye. Hamagara niba ufite ibimenyetso bigaragara. 114 iragufasha bidatinze. Hirya no hino ku isi ubu Amerika n'Ubuhinde ndetse na China bose harimo amarira. Abanyarwanda ntituzarira, dufatanye kurwanya icyorezo. Banyarwandakazi, kwirinda biruta kwivuza. Mureke twirinde coronavirus mu Rwanda rwatubyaye. Coronavirus mu Rwanda rwatubyaye. Nk'uko mwabyumvishe mu mirongo ye, yatubwiye ngo twirinde kuko kwirinda biruta kwivuza. Iki gihe turimo ni igihe kibi isi yose, cyane cyane n'aha mu Rwanda icyo cyorezo cyatugezeho. Icyo mbasaba ni ugukomeza kukirinda. Mwe banyarwanda muri kureba ino video, munakomeza gukanda subscribe kuri Gakoni TV na share kugira ngo mukomeze mugende mureba amavideo yacu meza, dukomeza kugenda tubagezaho. Murakoze.